Ni igitekerezo cyaturutse cyane cyane ku kumva nkeneye kugira ibyanjye nshyira hanze bitashoboraga kuboneka mu yandi mafilime nakinaga, ko atari njye wandikaga cyangwa niyo nandika bitari kujya byose muri ayo mafilime nakinaga, no kumva nanjye natanga umusanzu n'abandi nabo bakagaragaza impano zabo. Ndakeka ko ari uko byaje. Ntekereza igihe kirekire cyane kuko n'ibyabaye igihe gito, ndeba iby'abandi, ngisha inama abandi. Nyuma rero nibwo naje gusanga iyi gihangano nkwiye gukora, nkwiye kugikora mu buryo bw'ibyo twita ubuse. Ubuse ni iki? Ubuse kera naho abantu babaga baganira nk'abantu bakuranye mu itorero, bagasa n'abasererezanya ariko ntihagire urakarira undi. Urakaye akitwa igifura. Umuntu akaba ari umuntu usanzwe, ari umutware, ari umugaragu, akaba yaserereza abamukuriye, abamuyobora. Nza gusanga rero nanjye nakora muri ubwo buryo, nkashaka umugabo munini nanjye mutoya, nkajya muserereza kandi ntajya arakara. Kandi ibyo bintu noneho ngiye nongeraho yuko bitaba gusererezanya gusa, bikaza nko kuba nkaho noneho ahubwo nyuma bigiye kujya bitanga inyigisho nibura 80%. Nijoro ntekereza ubuse bw'umuntu wateraga ubuse abana ba Rwabugiri n'aba Musinga, avuga ukuntu barya ibishyimbo by'imitura, ibijumba by'imitura, bakarara basosuza epfo. Nza gutekereza ku kindi gihangano cyitwaga Indyoheshabirayi, ahantu hari harimo ko Rwigemera, ngira ngo yari igikomangoma byanze bikunze, nawe nyine yaririye Indyoheshabirayi. None aravuga ati mutware rwose inka zose, ariko nze kubona nibura akabenzi ku isahane niyuzura izina. Nuko rero Papa Sava yaje ubundi, nuko yaje ni ku igitekerezo cyaje. Mu by'ukuri rero ntabwo ubundi njya gutangira, njyewe natangiye igihangano cyitwa Papa Sava oya. Nikoreraga ibihangano nababwiye byari bimeze nk'imivugo, bya bindi nababwiye byitwaga spoken word. Ubyibuha utunyambuye, nta sheri ufite, n'ibindi n'ibindi. Ubwo nakoranaga n'umugabo agomba kunkinira ubyibuha ute unyambuye, ari yaranyambuye amafaranga menshi. Ebana ndamukurikira, tuza guhurira ahantu mu kabari, niho nabonye umukinnyi wa mbere rero uhura n'inzozi zanjye z'igihangano nari mfite. Twaranditse kuva 2018 kugeza na n'ubu turacyane. Papa Sava benshi bazi ko ari se wa Sava. Oya, ntago ariyo gakondo yayo. Ubundi ni Papa Savoir, umugabo uzi ibintu byinshi. Kuko icyo natekerezaga nuko nari kuzajya nganiriza abantu, byaba ku muco gakondo, byaba mu bumenyi bw'isi nk'uko nabwize, bwaba mu binyabuzima biology, byaba muri shimi, kuvanga amaproduwi kugira gute, byaba mu guhanga. Ariko ibyo bintu byose nk'uko nababwiye nibura 80% hakazaba harimo ikintu twita inyigisho. Niho navuze ngo uwo muntu ugiye gutangira icyo gihangano akwiye kuba ari umupapa ufite ubumenyi n'ubwenge. Papa Savoir nyine mutoya ariko ukuze. Uko iminsi yagiye igenda rero abantu bose bahise bafata ko ari Papa Sava bamugira umwana, njyana nabo. Ariko gakondo si iyo ngiye. Ubwo wowe urasobanukiwe, wabyumvishe ku bw'izina Papa Sava. Hari n'uwo muhura ati koma Sava, nawe ukavuga uti Sava bye. Ubwo byaba ari papare. Biragenda, ariko siko bimeze. Ni Papa Savoir, di sagesse. Ni ukuvuga ngo sene ya mbere ya Papa Sava, izo sene za mbere za Papa Sava zabaga zifite hagati y'iminota 2 kugeza kuri 4, ntago zarengaga cyane. Iya mbere y'umukomisiyoneri, zakurikiyeho turya inyama nyinshi, kubyinira ku rukoma, izo zose twazikoreye nk'uko bisanzwe. Umuntu ntabaho ari wenyine. Nagiye ngira abaturanyi, abo baturanyi rero ninjye wabahitagamo bitewe n'uko nshaka uko inkuru yanjye
imera. Twaje kureba uko twakora nk'ako twakwita terera ya mbere, icyo gihangano kizasohoka tugira amahirwe iyo nkoko tuyisangaho. Turavuga tutari ku iyi nkoko yakora umuti, tureba inkoko turayikoresha. Yari njyewe n'udahemuka Louis kuko niwe icyo gihe nyine wari DOP wayo, tuyikoresha gutyo nta bindi bitangaza byabayeho. Inkoko twayisanzaho turayikoresha, nta kidasanzwe kuri iriya nkoko. Wenda kuyihuza n'umuziki n'uburyo kinahindukiye, ni ukuvuga ngo iriya muzike nayo yakorewe muri studio kwa Louis nyine. Urumva rero tubihuza byombi, tukiza amahirwe biba mahwi. Baye mahwi murabikunda, ubwo natwe turavuga ngo igitekerezo cy'umuhanzi ni nko guhinganya. Burya rero nicyo bakubwira ngo filime ni ubuhanzi. Ubuhanzi ni iki? Ni ukuvuga ngo wowe ubumba ibumba ryawe uko urishaka. Reka mbereke ikintu gitangaje abantu batatekerezaga. Digidigi twahuriye muri metero 20 ahangaha muri uyu muhanda, acuruza inkweto. Yacuruzaga inkweto n'utundi tunavangavanga. Arambwira ati papa Sava, ndakuzi cyane. Ni gute se? Aranyibwira turifotoza ya foto ya episode ifite pica turi kureba muri kamera. Turakina, mbona ni umukinnyi mwiza, umuntu adakwiye guhara uko yiboneye. Uzi ko byagezeho nkamushakira lokasiyo. Ni ukuvuga amazina twarabitekereje nk'uko nakubwiraga ko twari twavomye cyane cyane muri gakondo yacu. Gakondo yacu twe twavomyemo, urumva ko ni mu nsigamigani. Cyo ni kimwe n'ubirebamo, ukareba mu insigamigani zirimo, ukareba mu nshoberamahanga. Amaso yaheze mu kirere, kubyinira ku rukomo. Ntabwo ari iby'ubu, ni ibihangano bya kera. Natwe twaravuze ngo ayo mazina amwe n'amwe ajya yibutsa abantu ahahise kandi tuyita ubu. Hanyuma ubwo wenda nicyo ntari naragatekereje, nko gufata nka Nyiragitare ukamwita Keriya. nicyo cyaba gitunguranye, ahubwo nicyo ntibajije. Nimumbwire ko icyo ngicyo ari ryo kosa. Nka Nyiragitare akaba yitwa Keriya, wenda nka Miri Solution akaba yitwa wenda Miri Solution yatwita Ndera Keve. Ibyo nabyo tuzabitekerezaho, ariko icyo twashaka gutekereza, twatekereje duhimba ayo mazina. Ni amazina ya kera, abantu nyine nabo bazagumya bibazaho nyine. Erega igihangano ni iki se? Igihangano ni uguhanga, abantu bakagumya bibaza ku byo uhanga, noneho bakabigiraho bakanabijora, bakagira n'uko babijora. Uyu yakabaye yitwa uyu, uyu akitwa uyu, uyu akitwa uyu. Uko niko guhanga nyine. Abantu benshi bibaza bati se ujya gushinga cyangwa ujya gutangira Papa Sava hari ingamba, hari ibyo twita objectives, hari na goals wari wihaye. Uzo nari nihaye, harimo nyine guha abandi bantu bashyashya bafite impano gutera imbere, bakagaragara nabo bakaziteza imbere, bakazateza n'abandi bantu imbere. None episode zibaye 1000. Bamwe benshi bavuga ko bitazashoboka, abandi bati bizagusaba izindi ngufu zitabaho, abandi batuzazigeraho YouTube itakibaho. Nta muntu ugera ku bintu byose 100%. Ariko icyo nishimira nuko nibura nshobora kuba narakiriye abakinnyi bakarenga nk'ijana muri Papa Sava banyuzemo, mu gihe hari 35 bahoraho. Icyo ni icyambere. Natangiye ndi umwe, haza uwa kabiri, bageze kuri 35 bahoraho. Hari abandi banyuzemo benshi. Icyo nishimira rero nuko benshi nanone muri abo ngabo bahamagawe ahandi kandi baturutse muri Papa Sava. Ngira ngo ntago ngiye kurondora henshi bajya, ariko uvuze mu ndoto, ukavuga muri Bishop, ukavuga muri Stimedi, ukavuga bagiye bagenda muri Seburikoko baturutse aha, ukavuga bari mu mapublicité atandukanye menshi, nta hantu batageze barahari. Hari n'abasohoye nabo ibihangano byabo, nabo barahari. Ari nacyo kidushimisha, tukifuza ko byanakomeza, kuko ntago ngewe ndi kamara, Papa Sava nayo si kamara.
ariko ahubwo itafari cyangwa se ibuye washingishije fondasiyo rikomeje imfuruka. Nicyo ngewe numva cyibanze, kandi turacyakomeje. Hari abarimo kuza bashyashya n'ubu baza batubwira bati mwaradukoreye. Hari abo twakoranye bavuye muri Papa Sava bajya muri Ejo Stella, hari abavuye muri Ati Rwanda ubuhanzi dukorana ubu ngubu, bakatubwira bati ku byo twari dufite nk'ubumenyi muri kutwungura n'ibindi. Shimire cyane cyane nk'abakosora nko muri Ati Rwanda ubuhanzi bagenda bantungira akatoki bati nk'uyu mwana umukoresheje, nk'uyu mwana umuzamuye, nk'uyu umuzamuye, byarushaho kugenda neza. Ubwo se hari icyo nakoze inshuti z'Imana? Abandi nk'uko nabivuga batanze ibiganiro, nabyo ntabwo tubyirengagiza. Bagiye gutanga umusanzu, kandi uwo musanzu abenshi bakawutanga bavuga bati twagize amahirwe duhura n'umuhanzi, duhura n'umwanditsi, duhura n'umudirekita witwa Papa Sava. Nagira ngo mbabwire noneho ko nk'uko twatangiye tugatangira tubona Papa Sava ijya gutangira, twakoraga icyitwa spoken word. Ntabwo ari imivugo yuzuye mu buryo bwa Kinyarwanda, ariko biba bigiye muri uwo mujyo. Twakoraga iyitwaga ngo ntashe rufite ubyibuhute unyambuye. Ndibuka ko namwe mubyibuka, niho Papa Sava yatangiriye, ubundi ni kuri ibyo bihangano. Ubu rero nabwo ibyo byagarutse, ibyo bihangano birahari, bizaba bifite umwihariko noneho wabyo ukwawo. Ikindi ni uko twababwiye yuko noneho hari na filime zirangira. Ntago nabahisha, mbibabwiye ntacyo mwabikoraho. Imwe iravuga ngo ni umunsi mubi, the bad day. Iyindi iravuga ngo amezi 5. Nese wamenya ari ibikisi? Ntago wamenya ibyo ari byo, niyo wabishakisha bwajana. Izo rero zirarangira kandi zigomba kuza. Muri uwo mujyo tubafitiye noneho na one man show. Muri uwo mujyo tubafitiye noneho n'ikiganiro ngiye kujya mbakorera. Abantu bose mubishaka, mwumva mufite impano, mwaza tukaganira, mwaza tubyite ngo iki, mukancarenginga nk'abacarenginga, ukambwira ngo uriya ni kamera, uriya n'umuhungu wa Piga Nzenze Kepo we tuyiriho, tugiye kuyihimba umuvugo w'iminota 5. Iyo kamera gusa n'akamaro kayo n'ibyo ikora, tukareba ko wowe uzi gukora umuvugo, isubirajwi urayizi, ihitiro urarizi, isanisho urarizi, uzi gupima injyana, uzi gushyiramo noneho ritime, ibyo bizaba bihari. Uzi kuririmba bakagushyiramo gitari cyangwa inanga niba uri muri gakondo. Uzi gukina teatre, tukaguha topic ya one man show iminota 5, ugakora icyo twita data analysis. Warangiza noneho ugasesengura topic tuguhaye, nyuma y'iminota 5 ukadukinira. Murahari?